Ibi nibyo koko umwana ni umutware, ariko bigenwa nawe mubyeyi. Aho kuba umutware atazakubera umutwaro. Ibi byose bihurije ku kintu kimwe kigira giti: igiti kigororwa kikiri gito. Nimba ushaka kurema umwana uzaba intangarugero, muri kino kiganiro tugiye kugaruka ku bintu bigiye bitandukanye byagufasha guturuka umwana wawe akiri mu nda kugeza akuze. Reka ngusuhuze nagushimira wamaze gukora subscribe ku Ihozo TV. Tujye kubona muri iki kiganiro ndituru. Uburere bwiza buhabwa umwana butangirira umwana akiri mu nda. Urukundo rwa mbere umwana amenya n'urwo ahabwa n'ababyeyi be akiri mu nda. Niyo mpamvu abahanga babuza ababyeyi batwite guhangayika, kuko amarangamutima umubyeyi agira abasha kugera ku mwana atwite. Mugabo, niyo mpamvu iyo umugore wawe atwite ugomba kwita ku marangamutima ye, ugahanira ko ahora yishimye kugira ngo ufashe umwana uri mu nda kugira ubuzima bwiza. Bakwiye kwisubiraho bagaha abana babo uburere bukwiye, kuko umwana afite uburenganzira ku babyeyi be bombi mu gihe bakiriho. Umwana uri mu nda bakugira inama yo kumwumvisha indirimbo nziza zituje, kuko nazo zifasha ubwonko bwe gukura neza. Umwana wamaze kuvuka ubu niwe tugezeho. Kurebera hamwe ibimukorerwa kugira ngo akomeze kugira imibereho myiza. Nkwibutsa ko umwana avuka ubwonko bwe nta kintu cyanditseho. Rero ababyeyi ndetse na sosiyete avukiyemo niba imufasha kubera ikaramu igiye kwandika ibizamugira umuntu nyawe cyangwa umuntu mwiza ubereye umuryango n'igihugu, cyangwa ikandikaho ibizamugira mubi agahombera umuryango ndetse n'igihugu. Ibyo uzakorera umwana uri munsi y'imyaka umwe ni ukumuha urukundo rwuzuye, ukamurinda inzara n'ubukonje, ukamugirira isuku ihagije, ukamuhumuriza, ukamuganiriza umubwira amagambo meza, ukamuririmbira indirimbo nziza n'ibisigo, ukamukinisha kenshi, ukamumenyera umwanya we kuryama agasinzira bihagije. Nubwo uyu mwana avuka mu bwonko bwe nta kintu cyanditseho, ariko avuka azi neza ijwi rya se ndetse na nyina, cyangwa abantu babanye kenshi n'umubyeyi we, ngo ndavuga mama we. Mu bushake bw'Imana uyu mwana nawe aba azi kuvuga imvugo ye, ni ukurira. Mubyeyi wakabaye umenya amarira y'umwana wawe icyo asobanura, kuko umwana adapfa kurira gusa. Burya abarira agira ngo umwiteho, kuko haba hari ikitagenda neza. Wenda arashonje, yiyanduje se, akeneye ko umukorera isuku, afite ubwoba se wamusize wenyine, cyangwa se yarwaye afite uburibwe. Uzacunga umwana w'uruhinja iyo ari kurira. Hari igihe aba afunze igipfunsi hariya bari kukubwira ko ashonje. Noneho hari ikindi gihe arira arambuye intoki. Hariya ababangamiwe akeneye kumwitaho cyangwa ari kubabara. Ibi ni rero muri bimwe mu bice twe twabateguye, hari n'ibindi tuzagenda tubagezaho. Ubushakashatsi bwagaragaje ko uburere cyangwa uko witaye ku mwana wawe mu myaka 3 y'ubuzima bwe aribyo bizamugira umugabo mwiza cyangwa umugore mwiza. Urukundo nimuhe, kumwitaho wamuhaye nibyo bizarema ubumuntu azagira mu gihe kizaza. Niyo mpamvu bavuga ngo shimangira ibyo ubibye mu mwana nibyo uzasarura. Niba utarigeze wita ku mwana wawe ngo umwereke urukundo, ntuzigere wita ko nawe namara gukura azakwereka urukundo rw'abana, azagufata nka rubanda wese. Babyeyi mwirinde kuba abanzi ba nimero ya mbere y'abana banyu. Ndabakangurira kwita ku kuzuza inshingano za kibyeyi, maze namwe mukore ibi bikurikira. Bigize n'ibikorwa bitanu ari byo tugiye kubabwira aha ngaha. Gutanga uburere mu mikurire y'umwana wanyu, mu gihagararo, ingingo z'umubiri ntoya cyangwa inini. Umwana ndetse akabona indyo yuzuye. Mu kumutoza gukora imirimo mito mito ijyanye n'imyaka ye, akamenya gukoresha intoki ze, amaguru n'amaboko. Niba uri guteka ukamutuma utuntu aguhereza. Niba uri gukora isuku nawe ukamuha icyo akora, bityo uba uri gutyaza ubwonko bwe, umutegura kuzavamo umugabo cyangwa umugore w'ingirakamaro. Gutanga uburere mu mikurire y'umwana, mu by'ubwenge, kumwigisha kuvuga no kwisobanura no gusobanukirwa ibimukikije, nko kumujyana ku ishuri kwiga ubumenyi ahabwa n'abarimu. Mubyeyi genera umwana wawe umwanya wo gukina. Burya umwana yiga akina, nibwo amenya umwanya wo kuvumbura ndetse no guhanga udushya. Ibyo bimuremamo amatsiko no kugumya ashakisha ibisubizo. Mubyeyi wikikubitira umwana wawe kubera ko yamenye ibintu ari gukina, burya barimo kwiga. Iyo umukubise cyangwa ukamutonganya, hari byinshi uba wishe muri we, uba umuremyemo ubwoba. Ubwoba buzamubera inzitizi itazatuma abasha kwikura mu bibazo umunsi azaba yahuye na bimwe yamukubise yari ari kugerageza. Mubyeyi irinde guhana umwana umuhungabanya, musobanure neza uko yari kubikora, mwigisha uko bakina batangiza ibintu. Urugero, niba umwana wawe wasanze yakinnye akamena ikirahure, mwereke uko yari gukina kandi ntamena ikirahure, kuko abana niko baremye, bakinira aho babonye kandi bagakinisha icyo babonye cyose. Mubyeyi rero, sobanura umwana wawe ibikinisho byemewe, ndetse umusobanure n'aho agomba gukinira, kuko umwana ibintu byose bishya byigira mu mikino. Kuko umwana iyo umuhaye umwanya ukamujyana gukinira hanze, amenya ko mu nzu batahakinira, yashaka gukina akajya hanze hamwe wamweretse. Babyeyi rero musobanukirwe, mumenye ko umwarimu wa mbere w'umwana ari umubyeyi wamubyaye. Gutanga uburere mu mikurire y'ubusabane n'imibanire n'abandi, kumenya gusaba imbabazi no kuzitanga, kumenya ko umuntu ari nk'undi, uburenganzira bwe aho burangirira ari naho bw'abandi butangirira. Amenye umuryango mugari we, abaturanyi be, amenye gusangira n'abandi no gukina n'abandi. Amenye ko akeneye sosiyete, akayibanira neza nayo ikamubanira neza. Gutanga uburere n'imikurire y'amarangamutima.
Kumenya kumwereka amarangamutima mu byishimo cyangwa ababaye. Wibuze umwana wawe kurira kandi ababaye. Mureke asohore amarangamutima ye amurimo yose. Menya kumuha akanya ko gusobanukirwa uko yiyumva, nyuma umuhumurize umukomeze. Aha no kumenya guhumuriza umwana wawe ukumva ko afite umutekano wose usesuye. Ibi ni ibintu undi muntu wese atagukorera usibye umubyeyi wawe. Umwana wawe yasitaye cyangwa aguye, akeneye ko umubwira ngo impore, ngwino ndebe ihangane mwana wanjye. Sigaho niba aguye wimutonganya cyangwa ngo umurebe nabi, kuguye ureba hehe cyangwa ukamukubita. Ibi byose ntabwo ari byiza, kuko umwana agomba guhora arinzwe n'ababyeyi be. Hari impuhwe za kibyeyi aba akeneye kubonamo ngo akure neza. Umwana wawe niba umutahaniye bombo ayikunda aba agomba kwishima ukabibona. Niba ubona umwana wawe akunda umukozi cyangwa ari we ahungiraho kukurusha, umenye ko uri umubyeyi wataye inshingano, wisubireho. Umwana wawe amuteye igwingira mu marangamutima ye, nta kubonamo impuhwe za kibyeyi, nta kuri uzabona ko ari gushakira ubuhungiro mu itabi cyangwa ibindi biyobyabwenge, kubera ko wowe utahagaze mu muhamagaro neza wo kumenya amarangamutima y'umwana wawe. Sigaho wigira umwana wawe umunyantege nkeya mu marangamutima, igihe cyose umweretse ko adashoboye cyangwa umubwiye amagambo mabi, kuko nta ndangagaciro na kirazira wubatse mu marangamutima ye. Nyaka amagambo yose umubwira yiyandika mu bwonko bwe. Rero ntabwo ubwonko bwe buzi kuvangura ukuri n'ikinyoma cyangwa ibyo wavuze wikinira. Ibyo uvuze bibika ibyo. Bwira umwana wawe ko ari ikigoryi, ari imbwa, ubwonko bwe bubika ibyo. Bubika ibyo uvuze bukazaba ari byo bimugarurira mu gihe cyo gufata imyanzuro, hakaza ibisubizo bisa n'ibyo wavuze. Niba ukunda kubwira umwana wawe ngo uzi ubwenge cyangwa uzaba umugabo, ubwonko bwe buzamuzanira ibisubizo bihuye n'ibyo wamubwiye, agakora iby'abagabo koko. Niyo mpamvu bakubwira ngo shimangira ururimi rurarema koko. Ibi ni ukuri. Kumuha uburere mu byo wemera nk'umubyeyi n'amahame y'umuryango wawe. Niba wemera Imana ukamutoza kuyubaha, ndetse no gusenga no kumenya icyaha no kukirinda. Kumenya icyo uzamutoza, ibyo ushaka byose, no kuzamufatira imyanzuro mu gihe akiri munsi y'imyaka 18. Nyuma yaho azaba agiye kubeshwaho n'ibyo wamuhaye muri icyo gihe. Nibiba ari byiza, uzabona inyungu nyayo, kandi nibiba nabwo uzabona ingaruka zabyo. Mbese kurera umwana neza no kubahiriza inshingano nk'ababyeyi kugira ngo mutazicuza bitagishoboka. Kuko shimangira ko igiti gikororwa kikiri gitoya, kandi imbuto utera nizo uzasarura. Ababyeyi beza muhagarare mu nshingano zo kurera neza, ubundi mumenye ko Imana ariyo izashimangira kandi ariyo kuzo. Reka ngushimire wamaze gukora subscribe ku Ihozo TV. Twabanye muri iki kiganiro nditu. Ukomeze kudushyigikira mukora subscribe, like, share and comment kugira ngo tujye dukomeza tubane. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Imana ibaho umugisha.